ariko shano kuri ko Imana izarajyanye umugore mwiza n'agapiki gihuze gari kumwenyura abana bose agahita nabo bamwenyura. Ababyeyi bari hano bakoma amashyi umuryango wakavuriza ugira abakobwa beza cyane no kuri ko Imana. Ngo gosorana rwaro nyumba bitakirya umukwe dukuremo mu bataza guhagama mu nyenye ya Izere kugira ngo nibyo twamutekeye tumuzimanira ze kubona ko biba byabanje gutunganywa bikagosorwa. Urumva rwiza cyane ikimenye imerega twarasahuriye twarahunitse ubu turi gusagurira n'amasoko n'abadahari bose. Ubu nibwo dukubutse mu muganura twaramininye twaranyoye ibintu byose. Umuryango wa Izere niba ari uko babonye ibyo bashakaga nta mashyi bagishaka gutanga ni ugukamura aho bigeze. Batari yabagera mu biganza mwakomeje mugashima ko mugashimangira ibyagezweho ko nta cyaha kirimo. Izi yako karamaze bisigaye ba nyirasenge barakomerezaho ngaho muze mwongere mu mwakire abo babiri ba uwo nguwo nawe nabe yegeye mama we nta kibazo twaye mu muhagurutse ariko di muze shaka ntabwo muzamurwanisha gataza gutsikira mu gitaramo muhari baje. Umubyeyi mwiza rero Apolineri, iyi ni imirimo ibanziriza guseruka imbere y'ababyeyi abari bacu batojwe. Muhondera